ngo abega b'abaswere baba bakomoka hehe, abega b'abaswere nabo kwande bakomotse kuziye mpamvu. Nkuko amateka y'imitabihe ku gihugu cy'u Rwanda bitugaragariza, ndavuga amateka y'urubuka ry'abanyarwanda mu nkomoko y'imiryango migari, ndavuga mu nzu z'imiryango y'abanyarwanda hari abo twita abega b'abaswere. Abega b'abaswere bakomoka kwa Kiranga cya Sagashya, ni izina ry'umuryango mugari wo mu Bega, ariko akaba ari inzu ikomoka kwa Kiranga cya Sagashya. Ese byagenze bite kugira ngo bitwe abega b'abaswere? Bifite aho byakomotse. Nahasaga mu 1609 ku ngoma y'umwami witwaga Mibambwe wa kabiri Gisanura, niwe se wamaze impaka, akaba umuhungu wa Kigeri Nyamuheshera. Yatwaye u Rwanda muri iyo myaka, agatura hariya mu Bumbogo bwa Gasabo, nuko akagira umutwaro ukomeye cyane witwaga Mugarura. Yari umwiru w'ibwami, akaba n'umutwaro ukomeye muri icyo gihugu. Nuko Mugarura yaratuye Ikinyambi cya Runda na Gihara, ubu ni mu murenge wa Runda wo mu karere ka Kamonyi. Akagira n'urundi rugo ahitwa Ibunyonga bwa Kayenzi, ubu ni mu murenge wa Kayenzi mu karere ka Kamonyi. Nuko Mugarura abaho, arangije atekereza gushaka umugore, ashaka uwitwa Nyirandama ya Mpunga wo mu Bega, ubwo yari umwegakazi, ariko akagira mubyara we witwaga Kiranga cya Sagashya. Kiranga cya Sagashya yaratuye aho bitaga Imugu ya Rugarika mu karere ka Kamonyi, ubu ni mu murenge wa Kamonyi, nako mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi, agatura aho ngaho. Nuko umugabo Mugarura ashaka umugore Nyirandama ya Mpunga wo mu Bega. Amaje kumushaka, amugira inkundwakazi ikomeye cyane, amugabira n'urugo rwe rukomeye rwari Kinyambi cya Runda na Gihara, ararutwara. Umugabo witwa Kiranga cya Sagashya arahuruduka, amenya ko mubyara we yabaye inkundwakazi ku mwiru w'ibwami witwaga Mugarura. Aragenda mwaka ubuhake, Mugarura abaramumuhaye, nawe aramukunda, arangije amugabira urugo rwe rw'Ikinyambi cya Runda na Gihara, ngo bari uzajya utwara abagaragu baho bose. Nuko Kiranga ati ndasakiwe, kuko asanze mubyara we Nyirandama. Bigeze aho barabana, bibaho iby'ubugaragu bivaho. Kiranga atangira gushyikirana na mubyara we Nyirandama, urugo rwa Mugarura ararwigarurira, amera nkaho ari we nyirarwo. Abandi bagaragu bamugirira ishyari rikomeye cyane, batangira kubihwihwisa ibya Mugarura na Nyirandama, batangira kubihwihwisa ibya Mugarura na Nyirandama, batangira kubibwira Mugarura, bati ibintu birakaze, bati Kiranga uriya yigarurira urugo rwawe n'umugore wawe aramwigarurira. Noneho Mugarura akomeza kubeshyuza ibyo bintu, avuga yuko Kiranga bamubeshyira, amuhagararaho cyane, ariko ibirego bigakomeza kwisukiranya. Mugarura ageze aho ashyiraho ingenzi. Ingenzi yashyizeho ni zabo bagaragu b'abatsobe bene wabo, kuko Mugarura yari umutsobe, ngo bajye bamugenzereza bamenye ibya Kiranga na Nyirandama. Igihe kiza kugera, nuko Mugarura ajya ku rugo rwe rwari Ibinyonga h'Ikayenzi, amarayo iminsi. Noneho Kiranga amaje kubimenya, aragenda ashyikirana na Nyirandama kugeza ubwo bagiye n'ibyo mu buriri. Ariko Nyirandama na Kiranga ntibamenye ko hari ingenza Mugarura yasize zizajya zibacungira ngo bamenye ibyo Kiranga na Nyirandama babamo. Mu gihe bibereye mu byabo bari muri nini, ubwo umwe mu ngenza za Mugarura yari yarashyizeho zari mu bagaragu we, abarinjiye. Yinjiye mu rusasiro, Kiranga abagize ubwoba, ahudukana n'igihunga kinini, afata icumu rye aritera umwe muri abo bari binjiye, abamutsinze aho mu mbuga. Nuko intumbi igarama aho ngaho mu rugo rwa Mugarura. Nyirandama na Kiranga baraho, birabayobera. Kiranga bibonye yuko yishe umuntu, ahita afata inzira, yigira iwe Imagu ya Rugarika mu karere ka Kamonyi, abwire bene wabo b'Abega ati nyamuneka, ati ibintu byakomeye, nishe umuntu wo mu batsobe.
Abega barakorana bajya inama bati reka twitegure guhangana n'inzigo, ati nta kundi buriya byakomeye, inzigo zo mu Batsobe tuzahangana nazo nta kundi. Mateka y'u Rwanda rero, iyo umuntu yicaga undi mu muryango, undi muryango nayo kugira ngo utuzugira amahoro nuko wihorera gukica uwo mu muryango wamwiciye. Ubwo kuva icyo gihe Abatsobe yo kwa Mugarura bafashe imiheto barayibanga, Abega nabo barahaguruka bati tugiye guhangana n'inzigo, ati nta kundi byagenda. Nuko Mugarura aza kumenya yuko iwe hagaritse intumbi y'umugaragu we, bamutekereza yuko inkuru yabaye impamo, umuti wahiye birakomera. Nuko Mugarura araza ashyingura intumbi ye, amaje kuyishyingura yari umwene wabo w'Umutsobe, amaje kuyishyingura ajya inama na bene wabo bati tugomba kureba uburyo twahora inzigo. Abaturage baramubwira bati rero nituramuka twambitse urugamba tukajya kurwana n'Abega baratumara, tugiye guhorera umuntu umwe nyamara twebwe turapfa turi benshi, bati reka tubihinira ahangaha tujye gushaka Gisanura, ndavuga Mibambwe, hanyuma tumuregere ibyo Kiranga yakoreye Abatsobe ko yatwishemo umuntu. Nuko inama barayinoza, nuko Mugarura ajya kwa Gisanura abatekereza uburyo Kiranga yamwiciye umuntu akamwicira muri umunawe mwene wabo w'Umutsobe, bityo bakaba bagomba guhamagarwa. Ku munsi wo guhamagarwa Kiranga yahagurukanye n'Abega biwabo Imagu ya Rugarika baraza. Nuko umwami Gisanura atangira ati mbe Kiranga ngo waba warishe umuntu umugaragu wa Mugarura? Kiranga bacuritse icuma arirenga ararahira ati nkica Umutsobe ndakabura mama, ararahira byinshi cyane. Ati se ko makuru atubwira ko ari wamwishe? Ati ntabwo nigeze mwica kuko ngiye maze amezi 2 naragiye mu rugo rwanjye, nasezeye kwa Mugarura, ntabwo nkiri umugaragu. Ariko akaba ari umugamba Abega bari bagiye kugira ngo bazimanganye ibimenyetso. Amateka akaba agaragaza yuko mbere yuko Kiranga na Mugarura bajya kuburana, ibwami wahamagaye Nyirandama umugore wa Mugarura bati tubwire. Nyirandama arababwira ati rero mu by'ukuri ati uyu muntu ntabwo ari Mugarura, ntabwo ari Kiranga wamwishe. Ati Kiranga yari amaze amezi 2 atakiba iwanjye, atakira umugaragu wa Mugarura. Kandi koko na Nyirandama ni umwe mu Bega bari bagiye inama uburyo bazahangana n'inzigo yo mu Batsobe. Nuko umwami Gisanura ati se byagenze bite kugira ngo iyo ntumbi igere iwawe? Ati narabyutse mu gitondo ndayihasanga, ati sinzi ukuntu yahageze. Kandi koko iyo ntumbi yabuze kibara, kuko iyo ntumbi uwo muntu apfa wari ingenzi ya Mugarura, nta muntu wigeze abimenya, nta muntu wari uhari, ndetse nta n'induru yavuze ngo nibura bamenye yuko haguye umuntu. Noneho rero barangije abatware bari aho bari muri urwo rubanza babaza Mugarura ati ese Mugarura waba ufite abantu babahamya, waba ufite abagabo babihagazeho ngo batubwire uko byagenze hanyuma tubone uburyo Kiranga tumuhana? Mugarura mu gihe akiyumvira ashaka abagabo, hahuruduka umwe mu Bega wari wicaye aho ngaho, abwira azibiranya umwami Gisanura, aramubindikiranya ati mwami Gisanura nyagasani, ati cinzigo hora inzigo dutahe, kuko uwo muntu yaziza Abaswere ntabwo yishwe n'Abega. Nuko abantu baraho bose inkwenene bayivaho baraseka kubera iryo jambo ryitwa Abaswere avuze. Noneho na Gisanura bigeze aho biramuyoberana, baraturika araseka, urubanza rusa nkaho ruhagaze. Umwami rero avuga ati wa mugani iyo bavuze ati uyu muntu yaziza Abasamba dateduye ibitsinda, ati yaziza Abaswere ntabwo yishwe n'Abega, yishwe n'Abaswere. Nuko rero umwami ahita ahora inzigo, aravuga ati rero ubwo umwami ubwo uyu muntu ataje uwamwishe, ubwo Kiranga genda iwawe Imagu ya Rugarika, nawe rero Mugarura niba udashaka gukomeza guha Kiranga ubuhake mwihorere atahe mu rugo rwe. Kuva icyo gihe abantu bose babonye abakomoka kwa tangira kubita Abaswere gutyo, aho bahisaho bati dore Abega b'Abaswere. Nuko kuva icyo gihe izina ry'Abega b'Abaswere ritangira guhama mu Rwanda na bugingo n'ubu. Nukuvuga ngo Abega b'Abaswere bakomotse kuri iyo makimbirane Kiranga ndetse na Mugarura bagiranye, kugeza ubwo hagwa intumbi y'umuntu iturutse kuri Nyirandama wacuditse na mubyara we Kiranga, aho banyuze bati aba ni Abega b'Abaswere bakomoka ku ngoma y'umwami Gisanura. Ahasaga mu 1609 ni Abega bakomoka kwa Kiranga cyasagashya. Ngayo nguko rero ngabo Bega b'Abaswere mujya mwumva, ngabo Bega bo kwa Kiranga benshi mwibazaga muti nabaheye. Mbaza ikibazo
nta kibazo rwose banza usozere neza agira abona nashoje ibyo ngibyo byo kwakiranga abega nuko ngo nuwumva ngo abega b'abaswere barahari ntabwo ari ibanga uzamenye ko bakomoka kwakiranga cyasagashya kandi baturuka kuri ayo makimbirane kuri ubwo bumwe bwa kiranga na mubyara we Nyirandama wari mukamugarura byatumye hagwa intumbi y'umuntu bajya guca urubanza bati ntabwo ari abega bamwishe bati yaziza abaswere yaziza abasambane nibo bamwishe ati rero ubwo nta kundi nta gihamya nta muntu ugaragaza ko kiranga yamwishe ubwo rero abega bo kwakiranga bose bihita bibafata gutyo bitwa abega b'abaswere ukuri nyako ugendeye ku nkuru ubirebera inyuma ababibona nka filime babeshya wabeshya we akaba bireba yitaje ukuri kwa rukuri oya ukuri mu by'ukuri ukuri nuko kiranga yaryamanye na mubyara we Nyirandama mukamugarura ariko bitewe n'ubumwe abega b'imagu bari bafitanye imagu ni hariya mu rugarika rwa Kamonyi bituma bajya inama bati inzigo y'abatsobe turayikizwa n'iki baravuga bati tugomba kubahamya kuko nta muntu wari uhari ubwo muri iyo nama na Nyirandama yari ahari kandi Nyirandama nawe yari umwegakazi batugomba guhakana yuko kiranga adaheruka kwa mugarura icyo ni icyambere kuva nta bantu bari bahari nta n'induru yavuze ugomba kumva yuko intumbi yaguye waba utazi aho yavuye bahamya inama bahamya umugambi ariko mu by'ukuri n'ubundi ni mu kiranga yari yasambanye kandi ko mu kinyarwanda ntawe usambana yari yaryamanye n'umugore wa shebuja muri make rero uko niko kuri ariko barabitiranyije barabihisha kugira ngo bashe gukiza mwene wabo kiranga ariko nibyo byabaye inkomoko yabega b'abaswere n'ubundi se kuri mwarimu mu kinyarwanda niba nta usambana nibyo habiki oya burya hari erega ubundi nuko wenda tutarabona umwanya wo kugira ngo tuzaganire ku bijyanye n'iyobokamana n'imyemerere y'abanyarwanda ubundi hari ibyaha baje kurunda mu Rwanda twebwe abanyarwanda tutagira bigeze ku gitsina bakirundaho ibyaha byinshi niba bagira ngo abantu bazinuke ibyo gushaka no kurongora byaranyobeye ubundi mu muco w'abanyarwanda gusambana ntibibaho kuko gusambana ugereranyije uko abanyamadini babyigisha bigisha ko gusambana ari uguhuza ibitsina n'umuntu n'umugore utari uwawe ariko mu Rwanda babibara gutya ubundi mu Rwanda tugira ibyaha bibiri hari icyo bita icyaha cyo guhemuka ndetse no kwiyandarika mu mateka y'u Rwanda ni ukuba indaya ukaba icyomanzi nk'abariya bacuruza ibyo muco w'abanyarwanda kirazira naho kuguhemuka ni ukuryamana n'umugore wamutera inda uwo mwana ukamwihakana icya kabiri guhemuka ni ukwambura umukobwa w'isugi ubusugi bwe warangiza ukamureka ntumugira umugore yazagushaka akakubura ibyo nibyo byaha abanyarwanda bagira naho icyaha cyo gusambana mu muco w'abanyarwanda ntabwo kibamo niyo mpamvu mvuze ngo kiranga ntabwo yagiye gusambana ukurikiye iyo nkuru nta bugamba ngo abega b'abaswere baba bakomoka hehe abega b'abaswere nabo kwande bakomotse kuziye mpamvu nkuko amateka y'impitabihe ku gihugu cy'u Rwanda bitugaragariza ndavuga amateka y'uruka ry'abanyarwanda mu nkomoko y'imiryango migari ndavuga mu nzu z'imiryango y'abanyarwanda hari abo twita abega b'abaswere bakomoka kwa kiranga cyasagashya ni izina ry'umuryango mugari wo mu bega ariko akaba ari inzu ikomoka kwa kiranga cyasagashya ese byagenze bite kugira ngo bitwe abega b'abaswere bifite aho byakomotse nahasaga mu 1609 ku ngoma y'umwami witwaga Mibambwe wa kabiri Gisanura niwe se wamaze impaka akaba umuhungu wa Kigeri Nyamuheshera yatwaye u Rwanda muri iyo myaka agatura hariya mu Bumbogo bwa Gasabo nuko akagira umutwaro ukomeye cyane witwaga Mugarura yari umwiru w'ibwami akaba n'umutwaro ukomeye muri icyo gihugu nuko Mugarura yaratuye ikinya Hear our prayer. Wumva isengesho ryacu We are your children turabana bawe gathered here. uyu munsi